mu izina rya Yesu Kristo bana b'Imana turabasuhuje, ni muhumuraho muri hose, Nyagasani Yesu aje kudukiza. Dore amasomo tujye kuzirikanaho kuri uyu wa mbere w'icyumweru cya 33 mu byumweru bisanzwe, tariki 15 Ugushyingo 2021. Isomo ryamenye mu gitabo cya mbere cy'Abamakabe, umutwe wa mbere umurongo wa 10 kugeza kwa 15, wa 41 kugeza kwa 43, wa 54 kugeza kwa 57, n'uwa 62 kugeza kwa 64. Mu rubyaro rw'abami bazunguye Alexander Mukuru haza kwaduka uwabarushije ububi bose, ariwe Antiochus Epifani, umuhungu w'umwami Antiochus wari warabaye igihe mu bugwate i Roma, aza kuba umwami mu mwaka w'137 w'ingoma y'Abagereki. Muri iyo minsi muri Israheli haduka abantu b'ibyigomeke, bashuka abantu benshi bababwira bati, ni mucyo tugerana amasezerano n'amahanga dukikije, kuko kuva aho twitandukanyije nayo aribwo twatewe n'ibyago bitagira ingano. Ayo magambo arabanyura. Nibwo benshi muri rubanda bihutiye gusanga umwami, nawe abaha uburenganzira bwo gukurikiza imigenzereze y'abanyamahanga. Nuko barema itorero i Yerusalemu bakurikije imigenzereze y'ibyo bihugu by'amahanga, ntibongera kugenya abahungu babo, kandi bihakana isezerano ritagatifu kugira ngo basabane n'abanyamahanga. Bityo barigura ngo bakunde bakore ibidakwiye. Bukeye umwami ategeka abatuye igihugu cye cyose birema umuryango umwe rukumbi, buri wese akareka imigenzo ye, maze amahanga yose agakurikiza amabwiriza y'umwami. Abayisiraheli benshi bakira neza iyobokamana rye, batura ibitambo bigirwamana kandi bica isabato. Mu mwaka w'145, ku munsi wa 15 w'ukwezi kwa Silewu, umwami atereka ishyano riteye agahinda ku rutambiro rw'ibitambo bitwikwa, bubaka intambiro mu migi ya Yudeya yari hafi aho. Ku miryango y'amazu no ku bibuga bahatwikira ububani. Naho ibitabo by'amategeko babonaga bakabishwanyaguza babiroha mu muriro. Uwo bafatanye igitabo cy'isezerano cyangwa se uwo babonaga akurikiza amategeko, iteka ry'umwami rikamucira urwo gupfa. Nyamara benshi mu Bayisiraheli bakomeza kuba intwari, bagira imbaraga zituma babasha gutarya ibintu byahumanye, bemera gupfa kurya ibiribwa byahumanye cyangwa kwica isezerano ritagatifu. Koko kandi barapfa. Nuko muri iyo minsi Israheli irakarirwa bikomeye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 119. Nyagasani ungirire ubuntu mbeho, maze nzakurikiza amategeko yawe. Nshengurwa n'uburakari imbere y'abakwihakana, batandukiriye amategeko yawe. Ngikijwe n'imitego y'abagira nabi, ariko sinibagiwe amategeko yawe. Unkiza abantu banshikamiye, kugira ngo nkurikize amabwiriza yawe. Inkozi z'ibibi zintoteza ziransatiriye, amategeko yawe zigendera kure. Abagira nabi umukiro ubari kure, kuko batumvira ugushaka kwawe. Nshengurwa umutima iyo mbonye abahakanyi, kuko badakurikiza amasezerano yawe. Nyagasani ungirire ubuntu mbeho, maze nkurikize amategeko yawe. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Luka, umutwe wa 18 murongo 35 kugeza ku 43. Icyo gihe Yesu yegereye Yeriko, hakaba impumyi yicaye iruhande rw'inzira isabiriza. Yumvise abantu benshi bahitaga, abaza ibyo ari byo. Baramusubiza bati, ni Yesu w'i Nazareti uhise. Nuko atera hejuru ati, Yesu mwana wa Dawudi mbabarira. Abari imbere baramucyaha ngo naceceke, ariko arushaho kurangurira ijwi ati, mwana wa Dawudi mbabarira. Yesu arahagarara, ategeka ko bamuzanira. Amugeze iruhande aramubaza ati, urashaka ko ngukorera iki? Nawe ati, Nyagasani mpakubona. Yesu aramubwira ati, ngaho bona, ukwemera kwawe kuragukijije. Ako kanya arabona, maze aramukurikira, agenda asingiza Imana. Abantu bose nabo babibonye basingiza Imana. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Abantu bose nabo babibonye basingiza Imana. Amen. Bana b'Imana, ni muze dusange Yesu, tumubone tumwereke abandi buri munsi. Abahanga mu bumenyi bw'isi bemeza ko ikirunga kigiye kuruka, eruption volcanique, hari ibimenyetso byinshi bibanziriza. Ariko muri ibyo igitangaje, inyamaswa njinjangwe ndetse n'imbwa bitangira guhunga bikagenda bikitara aho iki kirunga kijya kurukira. Ubwo abantu nyine bazi gushishoza neza bakaba bareba kure, ubwo bagatangira kugira amakenga y'ibigiye kubera aho hafi aho ngaho.
inyamaswa cyane cyane imbwa ndetse n'injangwe les carnivores indyanyama bavuga ko zifite imyanya y'ibyumviro izifasha guhumurirwa cyane birenze, zigahumurirwa n'ikibi cyangwa icyiza, zikaba zamenya umwanzi uri hafi ugiye kuza kuzirwanya, bityo zikaba zanagira igihe cyo kwitegura zikarwana cyangwa zigahunga. Sixième sens. Ese umuntu ko afite ubwenge n'ubushake birumvikana, l'intelligence et la volonté, ntiyakarushije izo nyamaswa injangwe n'imbwa guhumurirwa n'ineza. Yanumva ni nabi iri kunuka ahantu hateraniye abantu bashaka kunuka urunturuntu, bityo wa muntu agahunga ikibi cyangwa agakaza urugamba akarwana n'icyo kibi aharanira icyiza. Nguko kubona icyiza, ugafunga amaso ku kibi ukabona icyiza. Muri aya masomo tujye kuzirikana ku nshinga yitwa kubona, voir, après voir, juger et agir. Warangiza kubona ugatekereza ubundi ukaza gufata icyemezo. Inshinga kubona ifite inyito nyinshi cyane ngo tuza kwifashisha imyanya y'ibyumviro ngo tubashe kwitondagura uko bikwiye. Utondagura inshinga yo kubona. Ese kubona koko nugukanura aya maso? Ese wahera wemeza ko impumyi iyo twita impumyi kwitabona tegwa n'ikiri kurebesha? Ese ko mugenzi wawe niba atabona koko nta bundi buryo mushobora kumvikana? La communication. Mu gutondagura iyi nshinga kubona muri aya masomo turagendera ku ngingo igira iti nyagasani mpa kubona. Reka byibuze tubanze turebere hamwe uburyo butandatu umuntu ashobora kubonamo akoresha imyanya y'ibyumviro. Les organes de sens, du mot latin sensum, du verbe sentir, kumva urukarango, guhumurirwa, kubona. Aba biza gutuganisha ku gisobanuro cy'uko umuntu ushobora kubona aba ari umunyabwenge. Umunyabwenge du verbe latin intelligere, c'est lire à l'intérieur, faire la lecture à l'intérieur. L'intelligent est celui qui lit à l'intérieur. Umunyabwenge nuzi gusoma imbere, kubona imbere he ndetse n'imbere y'abandi. Iyo myanya y'ibyumviro ni la vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat et le goût. Hakiyongeraho noneho wa gatandatu sixième sens bakunze kwita intuition, bivuga nyine imbere, indani, kumurika imbere, kubona imbere, kureba imbere. La clairvoyance, de perception extrasensorielle, intelligere, kurenga iyi myanya y'ibyumviro nyine y'umubiri, gusoma imbere. Sixième sens. Turaza gutinda cyane muri amasomo kuri sixième sens iyo ituma tubona kure, tukabona Imana, tukarenga abadukingiriza, bityo tukagera ku Mana. Ça c'est le bon sens. Ubundi umuntu udafite le bon sens ariyo twagereranya na sixième sens nyine, uwagendera mu kigare mu kivunge, kandi tuzi ko la masse ne raisonne pas. Ikigare kivunge ntibitekereza, nta gatekerezo shwi, nta bwenge ikigare kigira. Gusoma hehe imbere. Rero utagira bon sens birangira abaye ikigwari, naho bafite le bon sens karangira abaye intwari imbere y'Imana, nk'uko twabyumvise mu isomo rya mbere. Sixième sens, le bon sens, ubwenge, ubushishozi, kureba hehe, kureba kure, kureba imbere. Muri aya masomo harimo ubwoko bw'abantu bamwe twakwita ikigare, abandi tukaba twabita ikivunge. Ibyo byose bamwe bikabuza kwegera Imana, abandi kwegera Yesu. Guhunga Imana ukajya mu bigirwamana. Ngizo za nzitizi cyangwa ibigusha bitubuza kubona cyangwa bikaduhumya amaso ibigirwamana, idolatrie. Mu isomo rya mbere twatangiye mu gitabo cy'Abamakabe turazirikana umwami Antiyokusi uzitira Abayisiraheli kuyoboka Imana, ndetse no mu ivanjiri y'uyu munsi kumvise imbaga cyangwa ikivunge cyari gikurikiye Yesu ariko kikazitira iriya mpumyi. Mu isomo rya mbere kumvise ukuntu Abayisiraheli bamwe bihatiye kwisanisha n'amahanga, bakoga ku migenzo y'abanyamahanga, ibigirwamana, nuko bariga ku itegeko ry'Imana, bubahuka Imana, bakora ibidakwiye, bayoboka umwami Antiyokusi, bakurikiza amabwiriza ye, batangira gutura ibitambo by'abigirwamana byabo, ari nako bica isabato. Abo ngabo babuze le bon sens. Birumvikana bafite ya myanya itanu y'ibyumviro yose barayujuje, nibwo nyine batangiye kumvira umwami nyine ku by'umubiri, ariko le sixième sens ntikora neza, ntibareba kure ngo babashe kubona Imana. Birangira nyine babaye ibigwari, yambusane y'intwari. Ariko bamwe bo twakwita intwari, les martyrs d'Israël, babandi bakomeje kuba intwari nk'uko twabyumvise, bageze aho bemera gupfa aho kwica isezerano ry'Imana. Yiyo ya intuition twavuze, kubona imbere yawe hakaba habona. No mu ivanjiri y'uyu munsi kumvise impumyi yo kuri Yeriko yari yicaye iruhande rw'inzira isabiriza. Iki cyemezo cyo kurangurira ijwi ifashe kugira ngo nawe Yesu amwumve, kuko yarazitiwe na benshi. Nyagasani yumva vuba umunyabyago umutabaje, nuko Yesu ati ngukorera iki? Nawe ati Nyagasani mpa kubona. Nuko Yesu aramukiza. Ariko ikimenyetso kindi baduhaye nuko amaze kumukiza yaramukurikiye. Nguko kubona Yesu, amara kumubona ukamwereka abandi, kwa kumubwira abandi, ukamamaza ibitangaza Yesu yagukoreye. Kubona mpereka abandi ibyiza bya Yesu. Ese iyi mpumyi yabwiye n'iki ko ari Yesu nyine uri gutambuka? Intuition. Kandi ntiyabonaga. Nubwo idafite amaso yombi aya ngaya y'umubiri, muri ya myanya itanu y'ibyumviro birashoboka ko imwe n'imwe itagikoraga neza, kuko nyine n'ikimenyimenyi ntiyabonaga. Ariko
dutungurwa nuko ifite sixième sens. Uyu mwanya w'ibyumviro wa gatandatu ni ukomeye cyane, ni uhambaye. Uyu mwanya wabaye très développé, ari nabyo bimutera kwihangana agakomeza agatitiriza ubutarambirwa, kabone n'ubwo bamucecekesha. Gucecekesha Imana bavandimwe, gucecekesha umuturanyi, gucecekesha uwo mubana, gucecekesha Imana, gucecekesha umukene. Iyi sixième sens niyo yitwa ukwemera, amaso y'umutima. Nubwo adafite amaso y'umubiri, ariko afite amaso y'umutima atuma yumva ko ari Yezu utambuka, akabona Yezu nk'umukiza. Birababaje, wasanga abandi bari bakurikiye Yezu cya kivunge kirwana no gucecekesha impumyi, nubwo bari bafite amaso yombi, ariko batarashoboye kumenya Yezu mu Mesiya, umukiza. None bimenywe n'uyu utari kubona, kubera iki? Experience ya Yezu afite, azi Yezu kubw'ukwemera, kubw'amaso y'umutima. Ngiye ya bon sens turi kuvuga umukristo atabura kugira, ngo uyu wa mutima nama, la conscience duhuriramo na Kristo, rencontre avec Jésus. Hahandi abandi batabaruzi, ariko iyo uhageze wagirirwa ubuntu ugahagera, uhahurira na Yesu, Yesu akagukiza. Au-delà des sens, hakurya y'imyanya y'ibyumviro hari uwundi mwanya wa gatandatu, umutimanama. Hirya y'amatwi, amazuru, uruhu, ururimi, amaso, hari umutimanama utuma twumva impumuro ya Yesu, sentir Jésus, sensum, le sens, kugira icyanga cya Yesu. Nyuma yuko tumaze kumva isano iyo jambo sensus rifitanye n'andi yitwa intuition, intelligence intellectuelle, ni ngombwa kwibukiranya ko intellectuel wandi twita mu munyabwenge wasomye, atari uwize za kaminuza gusa, abahanga mu ishuri, afite za doctora n'amarisanse menshi utabarura ngo ni inzobere da. Ahubwo intellectuel, umuhanga cyangwa umunyabwenge, umumenye guhera uyu munsi ko ariyo nshinga y'ikilatini intus legere, lire à l'intérieur, gusoma imbere, kubona imbere, kugera imbere mu mutima, ukamenya ibiri imbere, ukamenya abandi batari guhita bafindura, batari gusobanukirwa. Ngiyo ya sixième sens iyi impumyi irushije abandi bari bakurikiye Yezu. Uwo mwanya urenze imyumvire n'imivugire, sixième sens, kuba maso, gucungira hafi, kuburirwa. Yezu akakurya kara, Yezu akagukebura vuba na bwangu igihe ugiye gutana, igihe hari bishatse kuguhumya amaso, Yezu akagukebura. Sixième sens. Ngo umunsi umwe, ubwo ni hirya kure cyane muri Afurika, ngo hari amahugurwa y'abayobozi bakomeye cyane, ngo babandi nyine batikoraho, bandi bavuga ari kijyana, ngo bagombaga kumara amasaha 6 gusa mu mahugurwa, nuko ashoboye kwitabira akaza gutahana amadolari 300. Urumva urwo rufaranga ntawe uri kurusiba. Nuko abayobozi bageze mu nama, amahugurwa ageze hagati, ngo umugore w'umuganga wari urimo asaba uruhushya ko agiye gutaha, ari kumva mu nda hari kumurya cyane ku buryo bukabije kandi budasanzwe. Nuko nyuma yaho n'umugabo w'umwarimu wari urimo nawe ahita asaba uruhushya ko ikirungura kimumereye nabi, kiri kumurya ku buryo budasanzwe, kuko nyine atabasha kwihanganira andi masaha 2 yarasigaye ngo acyure rwa rufaranga ababyeyi. Nuko umukuru w'inama arababwira ati, rero nimwe ibeshya mu gatanu nta rufaranga na rumwe muzandikirwa, kuko kamera zimeze nabi muri iyi minsi, bityo utari busoza inama birumvikana ntacyo azabona. Murabyumva namwe, abarwayi bamaze kugenda bombi, nta numwe uri kubaherekeza wajya kureba byibuze uko bameze, hato nawe ataza guhomba kuri ya mafaranga. A presence niyo yari ngombwa, nizo kamera nyine zari zicanye hafi aho ngaho, habe no kumenya aho umurwayi agiye kweri kubera gucunga amafaranga. Mbega bosanse ziraha ababyeyi. Nuko abacu barataha, ngaho nawe niba ko ufite sixième sens, aho uyu mwarimu n'uyu muganga kazi bari bagiye kumva ari umugabo n'umugore basohotse bacitse amahugurwa. Ubu se baba bagiye bombi? Ibaze nanjye nibaze. Aha, wasanga dutangiye kubacira urubanza ngo baba bagiye kwibwirana mu Kinyarwanda, kwibwirana ababyeyi. Nuko abacu basohotse, umwe yaratuye iburasirazuba, undi burengerazuba, kandi nta n'uwari wigeze wumvikana n'undi, kuko nyine batari bahuje ibibazo. Buri wese yagiye ukwe, undi ajya ukwe, ajya kwirwariza ukwe. Reka twumve ko bageze mu ngo zabo n'ukuntu bwa burwayi bwabo bwaje kugenda. Nuko wa muganga ari we mugore wari uri kwigwa mu nda cyane, yageze iwe asanga umugabo arakiryamiye. Nuko umwana w'imfura kubera ubukubaganye yari yinjiye mu cyumba cyari kirimo amafirigo. Nuko mu gukobagana atangira gukinisha urugi, rwa rugi ruhita rwibana rurifunga. Uko wa mwana yatabazaga, anako ubukonje bwari buri kurushaho kugenda bwiyongera, buri gushaka kumwica. Nyina rero aza yiruka, yumva iyo nduru y'umwana, wa mwana wari uri gutabaza. Nuko nyina ahita amukingura ako kanya, nuko se arabyuka, abyukana eswime n'ibitotsi byinshi ku maso. Nuko abwira umugore wati, madame ko wari wagiye mu mahugurwa, wabwiwe n'iki ko umwana afatiwe mu cyumba cya frigo kandi nge twahoranye sinabimenye? Umugore ati, nabyumviye mu nda, ubwo naribwaga ku buryo bukabije kandi budasanzwe, nahise numva ko hari ikintu gitari kugenda iwanje, nkize nonaha kubera ko umwana wanjye yarokotse. Amen amen. Mbega abagabo baraha ababyeyi, bosanse ziraha ababyeyi, kubyukana eswime babyeyi, guje gutabara nawe. Nuko nawe umugabo w'ikirungurira nawe mu kuza yihuta ageze iwe, kubera kubabara mu gifu cyane, yahise aza akubita urugi rw'icyumba
ngo yiryamire. Nuko ageze mu cyumba ahita agwa ku kindi kigabo navugaga ubunini bwe. Uwo mugabo akaba yaje mu rugo rwe kumuvogera ashukisha umugore w'amafaranga, kandi uwo mugabo avuga ko yari afite sida y'imisaraba nka 10, aje kwanduza urugo rw'abandi. Wa mugabo nyir'urugo wari urwaye ikirungura yasunitse urugi habura nk'amasegonda 30 ngo batangire icyo gikorwa cyo kwanduza urugo, kwibwirana mu Kinyarwanda. Nuko umugore we n'isoni nyinshi ati ko narinzi ko agiye mu mahugurwa ariko ugiye gusarura amafaranga nyine menshi utuzanira mu rugo, ugeze hano ute? Umugabo aramusubiza ati numvise igifu kindya ku buryo budasanzwe bitamenya ko iwanjye hari danger de mort, kompegere nyine napfa, umbise nkiri cyo nari ndwaye ubu nakize. Bakristo ni mube maso. Ese uyu mugore ucinye mu mugabo we afite bon sens? Ese muri uyu mwitozo tumaze kubona niye hagaragaramo le bon sens cyangwa sixième sens? Ni bande muri uyu mwitozo bafite le bon sens ngo bigireho ibyiza, kugira intuition, ukamenya ikibi kigiye kuba n'ikiza kigiye kuba, kimwe ugakirinda ikindi ukagikurikiza? Niye habuze le bon sens? Babandi bavuze le bon sens, bityo ntuzigera ukandagira mu nteko yabo. Ibaze nanjye nibaza uyu mwitozo ko ukora neza, guhumurirwa n'ikibi nk'ibigirwamana bya Antiochus twumvise mu isomo rya mbere, guhumurirwa nk'umubyeyi wagize ikibazo igihe umwana we ari mal à l'aise, ugahumurirwa nuko uwo mwashakanye yagize ikibazo, bityo ugahumurirwa no gutabara, ugahumurirwa na Yezu nk'iyi mpumyo kuri Yeriko, kumva impumuro ya Yezu ugatabaza Yezu. Ryajwi ry'imbere hitari kubwira ati biragucika iwawe, ihute. Iyo ni sixième sens. Burya abahanga bavuga ko iyo ufitanye n'umuntu isano, igihango, isezerano, ubumwe, iyo ni connection, link. Iyo hajemo agatotsi wakagombye guhita ubimenya, ugahumurirwa nyine n'icyo kintu kitari kugenda neza, no kukihutira kugikemura vuba na bwangu. Nguyu mwana imbere y'umubyeyi, mbese nk'uyu mwarimu n'uyu muganga, mbese nka Yesu uhumurirwa n'impumyi akaza kuyitabara, akanyura muri iyo nzira nyine. Reka nsoreze ku nama ya Gikristo, uburyo wareka uwo mwanya w'ibyumviro wa 6 ugakura, buri gihe ugahora indakemwa urangwa n'ubushishozi. Comment développer le bon sens? Le sixième sens, c'est par l'oraison du verbe latin orare, prier, gusenga. C'est être disponible à Dieu, no gushobokera Imana, no kubonekera Imana, umwanya w'Imana kugira ngo ubone Imana uyumve. No gufata igihe kirekire cyo kwitekerezaho, ugasenga wenyine, ugahumurirwa na Yezu koko. Gushengerera, meditation, adoration. Iyo wumvise impumuro ya Yezu nibwo uzumva Yezu akubwiye ati ndabishatse bona, nawe ukabona ugakira. Guhumurirwa na Yezu buri munsi. Amen. Mwese mugira amahoro. Imana ibaha umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu. Yesu,